naje gukorera za Ruhunda ni nkaho ariho nakuriye ndahagira nza gukundana n'umwana w'umukobwa tumaje gukundana nyine dukina iby'abana tumaje gukina iby'abana mutera inda twongeye kubasuza abakurikiye .tv show ngiye mwumva ni Duse 250 hano imbere ya kamera dufiteho umutumirwa araza kutwibwira mu kanya gatoya uyu mutumirwa dufite ni wa wundi wagiye ucicikana ku mbuga nkoranyambaga bavugwaho ko yaba arazwe igitsina mu kiganza ubwo rero tukaba twageze mu rugo murabona nyine aricaye ni umusore ukiri mutoya twamusuye mu rugo ngo atubwire urugendo rwe twasinze arimo rimwera akantu nyine ibingibi ntibibasubize inyuma cyane ibingibi ni ibisanzwe akanywa kaji ni ibisanzwe ku bantu b'abasirimu cyane nk'aba ngaba ubwo rero ngira ngo yatangira atubwira n'amakuru ye n'uko amerewe atubwira nimba kuko ibyo bamuvuzeho ari impamutwe ntabwo twari tubizi umusore turakwakire kuri .tv show nanjye nk'uko bisanzwe banyita Byiringiro Edison nkaba nkomoka mu murenge wa Kiramuruzi naje gukorera za Ruhunda ni nkaho ariho nakuriye ndahagira nza gukundana n'umwana w'umukobwa tumaje gukundana nyine dukina iby'abana tumaje gukina iby'abana mutera inda Edison rero mwamumvishe ngo icyateye iki kibazo cyo yagize mu kiganza yaje gukora iby'abana n'umwana w'umukobwa yari yikundiye birangira ubwo muteye inda kumajije kumutera inda nyine iwabo si babyishimira mama we akaza kumiga ahantu nakoreraga kuri salo biba ngombwa ko noroka numva nkoze ikintu gikomeye cyane nyine nk'umuntu ubikoze bwa mbere ubwo ndangije njya gukorera aho bita Ryabega muri Nyagatare ubwo maje gukorerayo amaze ibyumweru 2 nangira gufatwa n'ukuboko ibintu biranyobera mbega njya kwisuzumisha ahantu kwa muganga bakabona nta kibazo bakavuga se kera waravunitse nkababwira ati si wapi ibintu bigenda biza gutyo none se nyuma yo kumutenda kugira ngo aze gukora ibyo ikibazo nuko ari watorotse cyangwa wenda ikibazo nuko wamaze kuyimutera bigutera ubwoba usa naho muhakaniye naje nyine gutoroka ariko n'umukobwa tuvugana ubwo wenda nka nyina sinzi ukuntu muri logique y'umutwe we yaje kubyishyiramo ajya kunkorera ibintu nka biriya bibaho ubundi buri hari igihe umwana waba yaramuteretse akumva yazanwa nawe w'imodoka mbega ibintu biba biteye ubwoba nese mu rukundo rwanyu ababyeyi bari babizi cyangwa se abawe ku buryo wenda umubyeyi yatekereza ko kuba muvugana cyane wenda uzamutwarira umukobwa byihuse ubwo nyine ubwo urumva byabaye bugubugu kumara ibyumweru ahantu 2 nawe asa nk'uwahubutse ubwo rero nanjye ubwo biba ngombwa ko ukuboko kuramfata ibintu biranyobera nyine ntago nari namuhakanye ko mutwara byabaye ibintu bitamaze igihe ubwo noneho ndangije ubwo aho Nyagatare nahamaze ibyumweru 2 mfatwa n'ukuboko ibintu biranyobera nza mu rugo akanyungisha biranga ibintu mbega birayoberana kuboko nkabona kuragenda kwideforoma ubwo nibwo naje kwivuriza ahantu muri Ngoma waje kwivuriza ahantu muri Ngoma mbega ujya gufatwa akaboko wowe wagize ngo ni ibintu by'imitsi y'ibiganza bisanzwe kabisa ubwo nagira ngo ni ibintu by'imitsi ariko ntago byari imitsi mbega ni ibintu byaje byirema nyine mu kiganza aho muri Ngoma uwo muntu niwe arakagira Imana niwe wamvuye kabisa ibintu byari biteye ubwoba ubwo niba byaje no kugutera kwambara iyi ga tubona kwambara akaga nyine urabona ni ibikomere by'iki nawe urabibona ni ibikomere nyine akaboko karagiye karangirika ibintu bibadanje ndabona umusore rwose yarakubititse urabona yari umusore mwiza ushima Imana byakurijemo n'umugabo ukomeye cyane ku buryo no kugira ngo abe yanakira ntago byoroshye baranyotsaguraga ahantu hose ibintu biranyobera mbega isi iragenda iranyobera kubona nuko ndi gukorera no gufata isuka ntago byashoboka ntago byapfa gushoboka ndi wo gufashwa gusa
hagize umuntu wamfasha wenda bayagira impuhwe, nomero yanjye ni 0783131461. kandi uri kubona n'akaboko byagendekeye gutyo, ni akaboko k'iburyo, kandi akaboko k'iburyo niko wakoreshaga. Ko nakoreshaga ubwo umuntu yarambonye ahita ambwira se wateye ahantu inda, ubwo waburanyishe, arambwira ati dore nyoko buko ibintu yagukoreye ibintu birarenze, ati iyo utanambona, ati wa mwana wati wari warababaye, atari ko kubumbonye, nabanje kukamuhisha ngewe, mvuga abavuzi bamvuye babeshya mbanza kugahisha, akaboko ndagahisha, ndamubwira ati nsuzuma nyine ndarwaye. Arangije arambwira tufite ibikomere bine ku kuboko, ati ndabeshya. Nangira kuvuga ati uyu muntu arakora ibitangaza. Byahatari dire niwe muntu wahise umvura akaboko karakira. Cyokora arambwira ati ubonye abantu bagufasha bakakunyuza ahantu mu byuma bashobora kukuremura, ubwo nyine Imana mbonye nk'umuntu wanera imunga nkajya ahantu bavura amagufwa ibintu byawe ari fresh. None se ibyo bintu bimeze nk'inkovu barakokeje, inkovu ni barakubaza? Hano bari barimo kugenda bagerageza, ukuboko kwabananiye ibintu hano, dore uwo mugabo niwe wahise wakata ibintu arabigira fresh. Urumva naho ubundi nje nari uwo gupfa, yarambwiye ati reba kuntu nizanya bingi zagukonkoboye ukuboko, ati kweri, ati Imana, ati ni Imana gusa. ko numva umubyeyi yarakaze. Nese igitsina bari baguteje cyari cyaherereye hagana hano mu kiganza gutya niho cyari kiri. Cyari mu kiganza hagati? Cyari mu kiganza hagati niho cyari kiri. Nese muri uko kubikora mu by'ukuri igihe wari urwaye uwo musheri wawe mwaravuganaga cyangwa wari warumiwe? Nyine burerega abantu bagira urukundo, buri icyaha ntago cyaturuka ku babyeyi, ku bana, icyaha kibarwa ku babyeyi. Umukobwa we nyine twarakundanaga, n'ubu turakundana naribi. N'ubu murakundana? Ubwo nyuma yo kwivuza waje kugaruka ahangaha mu murenge wa Kiramuruzi? Naje guhita ngaruka hano mu murenge wa Gishari, nyine niho naje kugaruka. Ubwo arangije arambwira ati dore mama, umwana amajije gusa nkaho akura, atarimo kunererana. Ndamubwira vaho tuzarya ubusa turenze w'amazi, turakomeza tuvuza ubuguyiguye, abana barakuze, umwe yaba umuntu wakorera igihugu, kimwe nuko arimo gushaka kwinjira ariko ntari bagomba gukorera igihugu n'umwana w'umusore. Nyuma yuko waje gukira umukobwa n'umwana yararimo kura, birangira mubanye cyane, niwe mubana cyangwa? Ariko n'ubundi bivuga ngo n'ubundi nubwo bakugenje gutya mwari mugikundana? Umukobwa we twakomeje gukundana n'ubu ntari niwe tubana, nubwo nyine yabimwangiye ko twabanye, ashaka kumushakira abafite amamodoka. Ariko buri urukundo nirwo rugera ahantu. Ariko nyine uramwikundira, ubu ngubu niwe mubana mu rugo? Niwe tubana nta kibazo, turi kumwe, abana turabarera, bamajije gukura. Ufitanye abana bangahe? Dufitanye abana 3. Ufitanye abana 3? None se icyo kibazo cyavutse ku mwana wa kangahe? Ku mwana w'imfura bafite imyaka 19. Umwana w'imfura? None waje kurwara uwo mwana afite imyaka ingahe? Uwo mwana ubwo naje kurwara afite nk'imyaka 3. Uwo mwana w'imfura w'imyaka 19? Naje ngiye kurwara umwana natwite, urumva byabaye by force. Umwana twite tujya no gusaba imbabazi wabo. None se umudamu afite imyaka ingahe? Umudamu wanjye afite 37 kugira ngo. Kumva arakuze. Wowe ufite ingahe? Nanjye ni 35. Shayo nk'ibiri. Murangana, ikigaragara cyo murangana. Nge buriya abakurikiye Dr. TV show rwose ndibakurikire, nge ikibazo nagize nge nari nzi ngo wenda ikintu cyabiteye nuko atarageje imyaka y'ubukure, akaba ari mpamvu bagukoreye ibyo ngibyo. Nyine ibintu birarenze, ntago ari imyaka y'ubukure gusa, n'ubugome buriya, ibintu byose buriya gusa Imana nizabihosha. N'ubugome we yagukoreye, ariko uri kubona ko yihoye ubusa. Nibyo bavuga rero byo kwitambika mu rukundo rw'abantu. Buriya yaza no gutuza, wenda nubwo mwabanye, ariko wenda hari nk'akantu wenda kaba kari ku mutima nk'utekereje uwo mabukwe wawe. Byadanje buriya nyine ntago ko umuntu agize ariko wagira. None se nyoko uko ajya gusura nka mabukwe nyine ngo aze yicare mu rugo muganire? Ntago ajyaza, ubwo urumva yubaka iyo
mbega n'umwana wanjye kuko n'umugore wanjye kuko tubana nyine nawe ntago bumvikana. Byaje kurangira umugore wawe nawe atumvikanye na mama kubera ko tubana. birumvikana nanjye wankoreye ibyo ngibyo umugabo ntacyo twavugana. iyo ukorega mama wawe ntabwo aba azagutunga cyangwa papa wawe. biba biteye ubwoba kabisa. buriya rukundo buriya nirwo rwa mbere. niyo mpamvu Mukaruti bamubwira ati komeza ati nturebe uriya mujyi, akareba inyuma ariko we ntabwo yabaye nkawe, ntabwo yarebye inyuma. none se ubundi ubu burwayi bwawe bwavuga ngo ubumaranye imyaka ingahe? wakize ku mwaka wa kangahe? ubundi njyewe ku kuboko nagurwaye imyaka 7. wakugwaye imyaka 7, ariko kuri iyo myaka 7 bakikuroga ntabwo wari wakamuzanye. nyine kuri iyo myaka 7 nari narakamuzana, namuzanye majije gusa nkaho norohewemo, nangiye kwiremarema, ubona afite kageto nawe araza nyine turabana, n'ubu turakodesha, sitwaye twubaka, ariko Imana izabikora wenda. Imana izabikora, hari urukundo. ukuntu babesha wizera Imana cyane kabisa. ubwo burwayi bwawe ntawe butakugejeje. nizere ko n'ibintu byo gusenga ujye ubijyamo cyane. naribi ngenda senga kabisa. Dini usengeramo cyangwa usengera mu cyumba? ntago waturuka Tanzania ngo ubure kudasenga. nahongeyeho ndaka n'imikuba n'ikikiye. bivuga ngo byo gusenga ubyumva cyane. udasenze ntago waba warabonye uko byari bimeze. ariko nizere ko wazengurutse mu mavuriro menshi byari byo byose kabisa. watakarije n'ibintu byinshi buriya. isambu yanjye yabigendeyemo, ubu nta hantu mfite ho kuba nakubaka. nagombye kugurisha isambu yanciye miliyoni. yaguciye miliyoni kugira ngo amvure. kandi birumvikana ko no kujya kwa muganga n'ikiganza kugica ntabwo byari koroha. ntabwo byari koroha, byari guhita bikomeza. ubona ukuntu kanyunyutse se. karanyunyutse ndabibona kabisa. numva bitoroshye. ariko rero aho mugeze naho kwiyubaka kabisa. urabona imyaka 37 n'imyaka myinshi kabisa. imyaka 37 tuba twubatse igiti gikomeye cyane, ntago cyasenyuka. kiba cyubatse ku mugezi. hajya wigira ababyeyi wowe? njyewe ngira Meri wenyine. Meri wawe se wajya gusura ukabona ari mu rugo yateruye twuzukuru nta kibazo? Meri wanjye nta kibazo, ubona abapeti niho baba bari naribi. bamwe niho bakurira gutyo. bivuga ngo Meri wawe muri kumwe nta kibazo. ubundi ikintu cya mbere ni ubwumvikane. ibintu byose twarabyihanganiye kuko buriya nyine umuntu bamugira inama yo gukora ikintu kibi. ni nk'umuntu gutyo isi iteye ubwoba mbega. none se umudamu wawe yakubwiye ko mama w'ibyo bintu kugira ngo abikore yakubwiye ko byatewe n'iki? umudamu wawe nyine wenda muganira ku by'icyo bintu mabwo yagukoreye, we umudamu wawe yakubwiraga ati impamvu yabikoze niyi? yakubwiraga ko impamvu ari iyi? yari yuko wenda uri umukwe adashaka? yari yuko wenda umudamu wanjye nyine urumva bari arakireri bishya, baba bashaka wenda kugira ngo bamane bankureho wenda, sibyo? zibangatane wenda. ubwo si wamenya ikintu umuntu aba yarabikoreye. hari igihe umuntu akora ikintu akicuza, siko ari abantu bicujije se. gutyo rero umuntu akora ikintu umuntu akagira bakicuza. umudamu we ntabwo ubwo banaganira, ubwo we ukuntu avuga abwira abantu ngo ni inzibyi. ninde inzibyi ngo barabeshya. mabwo niko avuga ati yarwaye inzibyi ahubwo abura aho bamuvuriza. birumvikana. data bako se arahari? ari nawe gutyo. ubwo nyine gutyo nyine nawe yarumiwe. yarumiwe ariko naribi ni Imana yo mu ijuru gusa. none se batuye bose naha? baratuye. namwe rero bizagera aho bikunde, nange muzagera aho muture. naribi tuzagira Imana idutuze. Imana nibikora. Imana izabikora. ese kwanze ko abantu b'abagabo akenshi nta kintu bitaho. nk'iwe na sobukwe mwenda ucanga karitsiye mugahura, uwo sobukwe ubona nta kibazo afite? burerega umugabo ahora ari umugabo, babyita ngo kurikayo. ni kurikayo nyine. urumva umumama yakoze ku ikofa aragenda atamubwiye, ntabwo umugabo yari kubyemera yaba ari we. uvuga ngo n'ubundi nubwo babikoze sobukwe ntabyo yitayeho, nawe yabyumvishe gutya. ntariwe kabisa. yewe ntabwo byoroshye kabisa, ntabwo byoroshye. gusa nyine
nuko gukomeza kwihangana ubundi cyambere ahari urukundo no gusenga nta kihabura. Buri ikintu cyambere ngomba kukubwira ni ugushikama ugakomeza gusenga kandi munabasabirerega nabari abafite imitima mibi no babakwiye gusengerwa no gusabira. No kubasabira kabisa na ubundi urugendo ni rurerure rwo kwisi. Yuko nabo nubwo yarashatse kuvutsa ubuzima ariko nawe ntabwo herezo rye ntabwo nawe uzi uko bizarangira. Ntabwo nawe azi ko bizarangira. Ibyo ngibyo ni nko kuvutsa umwana umugisha we rero ubwo yarabakuvukije birangiye. Kabisa urabibona umusaza akimvura arambwiye ati we rwose wari wo gutaha atuzi ko ngezeho hari ubwo bwa nyuma ati ndeba bari barananiwe ndanye ndamubwira Imana. Wavuwe n'umuganga wo muri Ngoma babo tubita abaganga. Iyo nomero 0783331346 nkamumugezaho nawe abaye afite ikibazo isi yuzuye ibiteye ubwoba nyine. Isi yuzuye ibintu biteye ubwoba ibintu byarakaze nyine birumvikana abantu benshi hari abantu benshi baba babaye barwaye iyo nimero avuze niyo mugomba kujya mumushakiraho we akajya kubarangira uwo muganga. Kabisa ariko umuganga arakomeye cyane ararenze. None aka kaboko karakurya? Aka kaboko ubwo yarambwiye ati genda uno mutundu wumira banza kuvuga ati ibintu mbwira ubwo nibyo atunaminjiraho gutyo kuri izo nkova ahantu hose ati biraje bicubi ibintu ndabikorana no maze imyaka ngaho ngo ntabwo ubabara. Reka ibintu ni fresh kereka akaboko intoki zirabuje kereka ubu mbonye kuntu bazirambura. ubwo nabwo n'ubundi butabazi bukenewe. Kabisa mbonye umuntu wamfasha kanjyana ahantu bamvuza byaba ari Imana iteye ubwoba. None se kwa muganga se ubwo bakubwiye ko kwa muganga abaganga babikora basanzwe bo? Kubera ko ntago ari ibintu navukanye intoki zirabuje ari igihe imitsi bayigira bakanshyira mu cyuma bakazituritsa bakanyambika sima ishobora gushoboka sinzi kabisa banumva ntari usibye ko hano higeze kuvamo igufwa ryaka gatoki ryari riteye ubwoba naryo ubwo kuboko kwari kwararangiye. None se iryo gufwa kuvamo nubwo burwayi bwabikuyemo byatewe n'iki? Nubwo burwayi nyine kubundi kwari uko gutakara. Mbega kwari gusa n'ukwaboze? Kwari uko gutakara. Kwari kwaraboze igisigaye ari kugira ngo bagucaho. Bumva ari ukuvuga ati niheba nyine kwa muganga bagahita noneho baguca bigakomeza fresh bikaburirwa irengero. Ibintu bagukoze rero bagukoze nk'umuntu w'umujura ubundi abajura. Mami natwe twabanje gukeka se mwana wanjye ibi ni ibiki ko nta hantu wibye ibintu bibadanje. Bamanje kugira yaribye niyo mpamvu akaboko bashaka ngo bagahina. Ibintu rero ni amayobera iyo utaza guhura n'uwo muganga ntago wari kuzamenya impamvu yabiteye. Yari danje. Wari kuvuga uti se ni umuntu wenda nogoshe se arabineza nabonye uri umukwaferi. Mami biteye ubwoba ngerageresha mvuze ubuguyiguyi hariya irani saro y'umuntu nkoreramo gake tukabona ibirayi urugendo ni rurerure. Ndabona ubwo usigaye ukoresha akaboko k'akamuso. Ni muso ukoresha? Ni akamuso sigaye ngubu nkoresha. Nese wumva gafite imbaraga se? Akamuso naribi kamajije kumenyera nyine yango wabibonye. Ariko rero umeze neza ikigaragara cy'akazi kawe karagutunze. Njyewe ikintu cyose ngira umutima wo kwizera kuko nkubwiye ko ubwo navuye Tanzania n'amaguru njyewe n'amaguru ariko navuye kuri HCR cyezacyuraga abantu umusaza akimara kubigira neza mbega byari biteye ubwoba urumva umutima wanjye byambereye bitwenge ibyo nabonye. Birumvikana. Umeze neza cyane ariko ikigaragara cyo n'akazi ukora nubwo wenda bagukomye mu nkokora ariko karagutunze kandi karanakubahishije. Kabisa nta kibazo. Niberega nta nakazi ugize kuba ufite nakazi keza urukuvura kuvukije n'umugisha wawe iyo kaza no gucika wenda hari nabonye hari uburyo wogosha ugafata ikiroso. Kabisa ndagerageza gake nyine dutoki turabuja sinzi kereka mbonanye na dogiteri akambwira niba yankorera rande bishoboka anyujije ikiroso ugifatisha kahe kaboko? Nyifatisha kangaka gutya wabibonye hari akonogosha. Ikiroso ugifatisha kwa ukarwaye. Hanyuma akano kamuso kaje gukora nk'indyo neza nkahanagura umuntu. Hari uko Imana yibigenza bikemera. Biteye ubwoba. Ntago biba byoroshye pe.
se abakiriya bakubonye ntabwo bagira ikibazo bati se uyu muntu wenda urugero nkatwe twagusuye nk'ubu kunyogosha ntakuzi nagira ubwoba nkagira amatsiko nta bantu bajya baza babashyitsi ngo bagire amatsiko. Abantu bangiriye amatsiko ibintu biravugwa, niyo mpamvu Imana yagize gutya iravuga ati reka ngezeho abanyamakuru gutya hazagire n'ababona ko Mana we hari umuntu uba ukwiriye gufashwa, hari ibintu biba biteye ubwoba ku isi. Gutyo rero ni gutyo, naho ubundi bamwe baravuga gutyo atayafite ibintu gutyo baba babizi nabo ko byangendekeye. Abantu baba babizi ko byakugendekeye. Ariko ubu ntubuhamya bukomeye cyane n'urugendo rurerure wagenze. Kabisa n'urugendo. Ni iki kintu wagira nihe nama wagira abantu abadukurikiye abo ari bo bose, yaba abagore yaba n'abagabo, inama wabagira ni gusa ikintu cya mbere ni ukugira urukundo, ukamenya ko niba umuntu ateye umuntu inda atari ikintu gikomeye cyane, ahubwo umwana wawe niba agize gutya agize ibyago wenda, ariko uba ugomba kumwigisha ukamuha uburere, ukagira iki ntabwo icyemezo ari icyo kujya iyo ngiyo. None se ubundi uyu mukobwa nyine iyo bitaza kugenda gutya, uyu mukobwa wari uri umutware cyangwa se wari ufite gahunda yo kumukatira? Njyewe iyo bitaza kugenda gutya, njyewe naramukundaga, njyewe ngira urukundo, reba kubana n'izi saha kwa kundi ukaba ureba tutatongana, naho tugira duhinga, naho tugira iki, urumva mbega tukarya amafaranga nawe ataranize wenda, urumva ubwo urumva urwo n'urukundo rwubatse ahakomeye, sinari kumukatira. Muri make ababyeyi bivanze mu rukundo batazi kabisa, rwubatse ahakomeye. Umudamu wakora iki mu buzima busanzwe? Umudamu wanjye gutyo nyine nta kintu akora kereka iyo abonye nk'ikiyedi. Bivuga ngo nyine aracakarisha ahantu hose. Ariko rero birumvikana akaboko kamwe ntabwo katunga abantu, umuryango w'abantu ntabwo wabatunga kabisa, biba biteye ubwoba. Ubwo biba bisaba ngo nawe ashakisha higishe muri ko mwahuza umufungo ukagwira, isi iteye ubwoba. Ibi ngibi rero ni ukubyihanganira. Hamwe ni ukubyihanganira. Ubuzima rero ugomba kwifata nk'utuntu twawe. Niba utajya uryama ngo wenda akaboko kaguhurure, nta kibazo, ubu namajije kwizera. Ntabwo kajya kaguhurura ngo bikubuze kuryama. Kareka nta kibazo. Ubu nta kibazo ufite, ngo n'uwo mumege niba yarabikoze ahantu hakomeye, nta kindi kintu yakongera gukora, nawe ubu ifaranga ubwo ryarashije nyine. Ryarashize birumvikana, ariko nawe yaguteye rose yonyine. None se uwo muganga wakuvuye waramwishyuye, yamarayo nta kibazo wumva umufiteho? Gusa buriya haguma ubuzima. Buriya niyo mpamvu igihugu cyubaka ubuzima mbere kugira ngo kigire ibindi gikora. Uri ubuzima nyine wabanjije kubibona, ibindi byose imbere urabibona. None se uwo muganga wakuvuye nta kibazo ujya umugiraho, wenda ngo uvuge uti uyu muntu wenda si ubu ntabwo yazagaruka nyuma akangirira nabi? Umuvuzi wamvuye gute? Si umupfumu se ubwo? Iwe se oya, yamvuraga twicaranye, uri umuntu uvurereka ntabwo ajyana ahantu ni umuntu uteye ubwoba. Yambwiye ukuntu ibintu bimeze, arambwira we Kadu ndaje nkuvure. Namubwira ati kweri nizera atizere. Amafaranga wamuhaye mbere se yuko akuvura? Se ubwo namuhaye igice cya mbere, ikindi nyimuha bwa kabiri neza, numva nogosha, numva maze nk'icyumweru, kuko yari yarambwiye ati utayamaye byaba ari akazi kawe. Birumvikana, ubu nta deni umusigaye? Kabisa ndayamuha nta kibazo. Ukomeza gukora rero n'Imana ikabafasha. Ukagura akabanza, Imana idufashije. Imana ibafashije mukabona akabanza, ibintu byakunda. Byakunda kabisa. Umudamu wawe nta kibazo afite, nawe wenda nubwo ufite icyo kibazo ariko ntabwo gikaze cyane? Ntabwo gikaze, ndogosha nkabona ibirayi, hari igihe n'Imana iz'amasaro yanjye gutyo. Ariko ubwonko burakora neza? Burakora nta kibazo. Nta handi hantu wagize shock? Kabisa nta handi, mba numva ndi tired ahantu hose kabisa. Ndikumva rero urugendo rwawe ni rurerure kabisa. Ubu rero tuba twagize amatsiko, niyo mpamvu tuba twavuze ati abakurikiye Dr. TV show rwose tugiye kubagezaho inkuru ziba gusa nyine twabwira ko tubaha inkuru zitandukanye. Urabona nkawe abantu benshi wenda baba bakumva, ariko uri kubona buri muntu wese aho yicaye ntabwo yatekereza ko ari bukubone. Kabisa, ariko wambona yanyemvita
igihe kimwe tugahura byaba ari n'abano bakora indirimbo z'Imana biba ari ugutanga ubuhamya mw'abantu mwe kandi Imana nyine ntaho idakura umuntu gutyo ntaho itakora umuntu birumvikana kabisa mana yanjye abana babo bagiye ku ishuri baba bagiye ku ishuri kabisa rero nagiraga ngo wibutse abantu uburyo baguteje uburwayi ubagira inama bwa nyuma dusoza ikiganiro cyacu ubundi tukazagaruka ubutaha tubabwira wenda ari igihe twazanashima n'Imana wabonye n'umuganga ukuvura buryo ki ibintu zawe zarambuka neza kubera ko nabonye zimuvinga nyine ikintu nabwira babikoze Imana igikomeza ibamera umugisha gusa ibi ntabwo ari ikintu cy'umuntu agukore ntabwo ari cyo wakora ahubwo umwereka icyiza kurushaho ubundi urukundo nirwo rwa mbere bakunzi ba Dr TV show rero ikiganiro cyacu n'ahangaha tugisoreje tuzagaruka n'ubutaha tubazana izindi nkuru zitandukanye gusa icyo tubashishikariza ni ukora subscribe gutanga like share and comment ibiganiro byacu tukabibagezaho uko bikurikiranye kandi tukabagezaho n'inkuru zitandukanye bakunzi bacu murakoze musore watubwira imbogamizi uhura nazo ugereranyije mbere y'uko warwaye na nyuma y'uko warwaye ukatubwira imbogamizi uhura nazo n'ibibazo uhura nabyo kubera n'ubwo burwayi ufite mu kazi ukora ibintu nk'ibyo nyine urabona iyo ukora uverisa utunze umuryango ukodesha biba ari ikindi ariko burya Imana igenda ibikora ubwo ukabona ibirayi birabonetse ejo ukabona urizigamye utanze mituweli mbega ni gutyo ikintu cyose ku isi nasanze ari ukurya makeya ukanizigama ariko nyine urumva ndaverisa ndanakodesha mbega ni ibibazo uraverisa ukanakodesha gukodesha byaba byaratewe nuko kuri ibyo bibazo natanze ubutaka bwanjye mbega urabona nakabaye nanjye nkora kandi kazirega k'ingufu karenze cyangwa gatanga amafaranga ariko ndavuze ubuguyiguyi ndakorera umuntu nyine usibye kogosha nta kindi kintu ukora nta kindi kintu nkora abakunzi bacu rero ba Dr TV show ndagira ngo wibutse ya nimero yawe urabona uyu muntu ubuzima abayemo ni ubuzima bukakaye ni ubuzima bubangamye nk'umuntu ufite umuryango nk'umuntu wari wifite ubu ngubu bikaba byarasubiye hasi urumva nimba yarabaga mu nzu ari inzu ye afite isambu hanahinga akaba yarayitanze inzu ye akaba akodesha ubwo muri make yakeneye ubufasha kandi no kwivuza ntabwo bihagarariye ahangaha turagira ngo bibutse abakunzi bacu ya nimero yawe uba afite ubufasha yanyuzeho cyangwa se uba afite inyunganizi n'agatekerezo akaba yaguhamagara nomero yanjye nyine wakifuza kuba yamfasha akankura muri ubwo bukorane bwo gukorera undi muntu aba nakikorera Imana nawe yazamuha umugisha nomero yanjye ni 0783 33 13 461 0783 33 13 461 bakunzi bacu rero bakurikiye Dr TV show ngira ngo iyo nimero mwayumvise ari ukumuhamagara biremewe ari ukumuha n'ubundi bufasha ari ukumuha n'inyunganizi ibyo byose biremewe kugira ngo ubutaha tuzagaruka tuza kurana n'umudamu wawe tumubaza ese we nta mbogamizi afite urumva ntabwo wazimuvugira tuzaza tumureba nawe tuganize n'abana batubwire niba bamewe neza kuko ibyo birayi bigeza mu rugo nta kibazo kabisa sawa